ese ubundi umwana w'imfura amakuru ye waba yazi neza wamuheruka yapfuye ntamuzi utamuzi kandi yarapfuye ndi muri gereza ese yari umuhungu nari narakatiwe yari umukobwa bankatira gupfa ubwo banzirika amapingu bazana hano mu gace hanyuma abakunzi ba Legacy TV cyangwa se Legacy Media reka mabwire ko ubu ngubu tugiye kujya tuza mu buryo bundi butandukanye n'ubw'abandi ni ukugera kuri tele kugera kuri field neza ku buryo buri muntu wese udukurikiranye ne abone ko tuhageze kuri field nkuko mubibona turi muri Nyamirambo turi kumwe n'umubyeyi hano turi kumwe n'umuviye cyangwa se sogokuru wacu agiye kudusangiza cyangwa kuduha experience y'ubuzima hari byinshi ari butubwire dore ko imyaka myinshi yabimaze muri gereza we nibwo ubuzima bwe bwinshi cyangwa se imyaka myinshi yabayeho yayimaze muri gereza ese uribaza ngo kubera iki yabaye muri gereza imyaka ye myinshi cyangwa se impamvu yatumye aba muri gereza igihe kirekire ni iyihe tugiye gufata umwanya rero abituganirizeho wenda ntabwo turi bufashe umwanya muremure cyane kubera ko tumusanze mu nzira yite aho acumbitse ubu tuvugana we ahantu acumbitse naha mu by'ukuri murumva ko ari ibintu bibabaje cyane cyangwa se ari ibintu bikeneye ko hari amaboko yandi abanyarwanda dushobora gukora ikintu runaka tugafasha uyu musaza nk'uko mubona ni mukuru aratubwira imyaka atubwire aho yavukiye atubwire ndetse na byinshi ku buzima bwe bwa buri munsi kugeza aya magingo aho tumusanze hano mu Biryogo mu by'ukuri yatubwiye ko hano mubona twicaye niho aba cyangwa arara ubuzima bwe bwose bw'amasaha menshi niho abumara hanyuma iyi ni Legacy TV genda cyari Black B kuri kamera ndi kumwe na Miguel hanyuma katuze dusangire ikiganiro n'uyu musaza cyangwa se usogokuru wacu atubwire byinshi cyane byimbitse ku buzima bwe dore ko inkuru ye itangaje imyaka myinshi ye yayimaze muri gereza mzee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam hanyuma nkuko nari maze kubisobanurira abadukurikiranye dushobora gutangira wibwira abadukurikiranye hanyuma ibindi byose tugenda tubiganira mu buryo burambuye amazina yawe aho wavukiye naho tugusanze yewe navukiye ahantu mu Rukiga data nzana mu Rwanda hariya Musambira bampetse mama yarabyariye mu Rukiga ubwati bwa Rubahiza umutware waho yitwaga Rubahiza hanyuma amazina yawe nyine mama yakwise kugira ngo abantu bamenye umuntu ugiye kubana nawe yitwa Murema Yahaya Murema Yahaya Murema Yahaya ubu yitwaga Murema Yohani Murema Yohani hanyuma byaje guhinduka gute se naje guhindura idini wahinduye idini muhe mwaka ni mubyibuka neza idini muhe mwaka ndumva biri kure wose ntibyibuka cyane ntabwo wabyibuka hanyuma mzengeye natwaganiriye nakwaganyana nkumbaza ngo ku ngoma ya Kayibanda ku bwa Kayibanda nibwo wahinduye idini nibwo nahinduye idini nibwo Yahaya wari Yohana Yahaya mbese ubundi tukiraho ku idini nk'ikintu kinini cyatumye cyaguteye guhindura idini ni iki nuko nyine nari umukene yari yapfuye na mama bari barapfuye kuko mama yapfuye ari umuyisilamu ndi muri gereza uri muri gereza muri gereza ubwo aho mbireyo rero usanga yabaye umuyisilamu nanjye abashyira barambwira bati nyoko dore yabaye umuyisilamu swera yapfuye atari umuyisilamu none ijira idini wibera umuyisilamu ntugira so uzakurera uzahurwanaho uvuze ubuzima bwa gereza ndadibye uvuze ubuzima bwa gereza mpita nibaza ko amagambo duhura utubwira uti yo ubuzima njyewe imyaka myinshi nayibaye muri gereza ese byatewe n'iki kugira ngo imyaka myinshi ube muri gereza nahuye ko mukuru wanjye wo mwa data wacu ari we wafungishije
niwe wagufungishije mbyaye umwana w'imfura wa mbere nari mbyaye umwana w'imfura wa mbere yagufungishije turatura umurima twapfaga umurima atuma ashatse ubuyobozi bwarazaga bagashinga igiti wamara kugenda akakirandura ngo ntashaka ko ntura iruhande rwe nicyo kintu cyatumye agufungisha gushinga igiti mwapfaga amasambu hanyuma ariko hari ibyo wambwiye ngo by'umugore w'umuturanyi ibintu byinshi cyane si we wose nkubwira yasambanyaga akavuga ngo ashatse kwica umugabo w'uwo musambanyi bambe w'uwo mugore bagambanye kumwica ngo amutunge noneho si cyo gituma bagambanye se ngo bazashinde azabyo bamufashe nibwo yagambaniye bamufashe nawe abigenza ati nawe aragufasha avuga ko wese ngo twari kumwe hanyuma ndagira ngo udusangire ubuzima bwo muri gereza wavuze imyaka myinshi nawe urumva ko hari byinshi waboneyemo hari byinshi wigiyemo cyangwa na byinshi byakubabarijemo ese iyo myaka ni ingahe ubundi iyo myaka wamaze muri gereza ntabwo yibuka ntabwo yibuka ni ukuvuga nawe ntabwo uzi imyaka ufite imyaka mfite ndayizi ni ingahe ni imyaka 84 umwana w'imfura wamubyaye afite imyaka ingahe umwana w'imfura wamubyaye afite imyaka ingahe 28 umva ko ushobora kuba waramaze muri gereza igihe kingana kigera ku myaka 25 cyangwa 30 ko ku bwa Kayibanda nibwo wafunzwe nibwo wafunzwe ku bwa Kayibanda uvamo ku bwa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nibwo wavuyemo Kagame nibwo wavuyemo nibwo bandekuye hanyuma ariko hari mu buzima wabayemo muri gereza hari ibintu hari amajoro wagiye ubamo hari ibintu wagiye ubona bidasanzwe cyangwa se nta kazi bari baraduhaye twakoraga gusa hanze turabanyuze nangaho narahagendaga narahagendaga ndagusabiriza gusa ariko n'ubundi muri Nyamirambo wafukiye Musambira ariko Nyamirambo niyo wakuriyemo cyane nakuriye muri gereza wakuriye muri gereza reba navuze mbyaye umwana w'imfura wa mbere ufite imyaka 24 ubu ngubu ufite 84 ubwo ni imyaka ubwo navutse 33 navutse muri 33 muri 33 ubu bari imyaka ubwo rero ni kuvuga ni mu myaka 60 50 ngo ifunzwe yose imyaka 50 uzira ubusa bati no kudasa umuntu kuba yakubeshye no kuraswa nagiye kuraswa kubera umugore w'umuturanyi ngo mukuru wawe ko mwene wanyu musambanya ariko noneho nk'ikintu ushobora kwicara ubu ngubu ukavuga uti isomo wakuye muri ubwo buzima bwose iyo myaka 40 wafunzwe ni irihe wenda akababaro ko karimo nta somo nabayemo somo nabayemo no gusabiriza usura gusabiriza gusa ibyo bidiho hanyuma se ariko kubera ko umusaza yari uko nahingaga aho imbaraga zishiriye rero uko nazaga abisilamu bakava ibyo byo kurya bakanyambika nkobeza mbese ibyo umufasha wawe ni mu by'uko mwabyaranye umwana wawe w'imfura ndakeka ari we wenyine mugore wigeze niwe wenyine yapfuye yiriye muri gereza yapfuye ndi muri gereza nta na katira nkuru yakugezeho ko yitabye twari i Butare ari muri perezida Butare wari uri muri perezida Butare ese wimuwe muri gereza inshuro zose bagenda batwimura ubwo navuye hano navuye
muri pirizo y'iwacu igitarama Muhanga. Ubwo mvayo nza gukatira barankatira barankatira gupfa ubwo banzirika amapingu bazana hano mu gace Kigali ariko bakwambika amapingu bakuzana i Kigali bavuga ko ugomba kwicirwa i Kigali bavuga ko ugomba kwicirwa i Kigali ubwo niho abakatiye gupfa niho batujyanaga mu dusha. Igihano cy'urupfu uzi ko cyavuyeho ubwo kuri icyo gihe cyari kigihari cy'urupfu ntabwo cyari wari uvuze ngo warakatiwe cyari gihari ku bwa Kayibanda cyaracitse ubu. Hanyuma noneho ubuzima ubayemo muri aka kanya ni iki kintu ese ubundi umwana wawe w'imfura amakuru ye waba yazi neza waba umuheruka? Yapfuye ntamuzi kandi yarapfuye ndi muri gereza. Yari umuhungu narakatiwe yari umukobwa yapfuye bamaze kunywera inzoga Kagari yarakuze yasize iki we? Indwara yazize uburozi kuko ngo baramuroze bamaze kunywa inzoga yarakuze kuvuga ngo ari inkumi yaba nyina yitabye Imana nyina we ariho none ubu ariho nano bariho umuherukana ryari ubu batari kera ni kera se nta n'amakuru y'uheruka yandi hari n'ubwo yigezeho kuzaga inaha ngaha kugeza ariko ntabwo mwigeze mubonana twarabagenda barabonanye ariko we ntabwo wowe abarizwa heza we abarizwa he ubu ntaho nzi abarizwa ubu noneho reka tuvuge hano hantu tugusanze batubwiye ko ariho urara ariho wirirwa ubu se yari imvura ubyitwaramo gute imvura yaguye cyangwa se wa muyaga wa nijoro bigenda gute kwera? Ubu se ndi hano nduga amahano aho ndi haraha abahungu bakora hano barara amazamu hano ubwo nanjye umwuga hamwe nabo dusangiza experience y'ukuntu nyine mu busore bwanyu mwebwe urumva imyaka ufite 80 mu busore bwawe hari ibintu hari ubuzima uzi bw'abasore mwabagaho ibyo byo gufungwa yewe ibyo gufungwa nafunzwe kera cyane wafunzwe uri muntu mukuru imyaka 24 si wari ufite se umuntu imyaka 24 n'abakuze amateka rero yewe ibintu byose warabyibagiwe no kuba ibintu byose warabyibagiwe nabyibagiwe waba nk'inka waba nk'inka si ko umuntu udafite ahantu uba inka wayitunga gute oya nayijyana mu rugo iwanyu ese ubundi kuki atari uri ukaba uri hano aka kanya ni ukubera ko naje gusabiriza maze gusabiriza ese kuki iyo maze no kwibona mu rugo iwawe aho ntabwo wasabiriza aho ngaho mu rugo iwawe aho ngaho iwawe umuturage wamusaba akaguha ese ubu ngubu umuturage yagusaba igihe watangiye gusabiriza hashize igihe kingana iki uje inaha gusaba ndasaba bakamutwaka mbere n'abaturimo uvuze bakamutwaka ibyo kurya ubu ni ukuvuga ngo ufite ibyo kurya byonyine wenda kibasha guhinga ubu ni ukuvuga ngo noneho umuntu aramutse akubonye akakugira impuhwe inka nicyo kintu ushaka cyonyine kuyitunga sawa murakoze cyane ariko ongera wibutsa abantu amazina yawe yose ndetse n'aho ubarizwa aho utuye naho Musambira bivuga ureba mwana muto akarere ka Kamonyi Musambira ku muhanda ugana Gihogwe na Rukambura muri gereza twiciraga turwanya abaderegiteri
bakaza bagakiza. Ku buryo kurwana kwanjye narwanaga bakashyiraho amapingu nkajya mu ruhengeri bakagera mu ruhengeri hamwe n'abo twarwanye bakaduhambira kuko diregiteri yangaga urusaku twararwanaga abasirikare bararizamu bakarangara ibisambo byitwaga baducuru François bikurira gereza bigacika bakabifata bigeze hanze ibyo bajyaga bafata bakabigarura. Ni ukuvuga ngo nawe mu busore bwawe uri muri gereza wararwanya cyane, hari abantu wagiye nararwanaga nanjye nari gapite wabo barakosaga bakagukubita bakagushyira agashyo ubwo se ikiriri. Murakoze cyane, reka tugushimire.